Red Blue JD. Ndabasuje inshuti bakunze ba Red Blue JD Story. Episode ya gatatu y'inkuru yacu irari. Inkuru igenewe kumva abantu bari hejuru y'imyaka 18. Tunabibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Byinshi byiza bibagereho. Ngiye yibagezaho ndi Byiza Jonathan. Ikaze. Nahise nkuramo inkoresho yanjye nguma hamwe. Ubwo niko ubwoba bwahise buntaha. Ndavuga nti noneho ndafashwe pe. N'inkoresho yanjye hitigwa. Gusa Yvonne we yinyeganyeje agira hindukire. Ubwo nanjye niko ntari no guhumeka. We yarakomeje aragona koko. Ubwo nabonye ko akiri mu bitotsi. Naritonze nsa nkurindira aho gake ngo nanjye nshire ubwoba. Ko nari nzi ko bamfashe intambara yarota. Nabonaga neza yasinziriye. Numva nanone kamera irazamutse. Ubwo narongeye njyana akaboko gake gake. Nkora ku mabuno yiwe yadederaga. Yoroshye afite uruhu rwiza runyerera. Nkozeho numva ni byiza. Ndayakanda ariko nitonze. Nibwo namenye ko ibyo Gloria yambwiye ko ari ukuri. Yvonne aryama nk'umupfu. Ubwo nakomeje kuyakanda nkabona atari kumva rwose. N'imvura yari iri kugwa. Yageze ahirahita. Urusaku rw'imvura yagwaga ku mabati rwatumaga nkomeza gucokoza Yvonne rwaragabanyutse kuko buri kantu nagiraga kose karakomaga ukumva neza nuhumeka umwumva. Narebye ku ruhande aho Gloria yaryamye numva nawe agatotsi kamutwaye rwose. Nanjye numvaga ntazi ibyanteye muri nge, nta kwihangana mfite. Narongeye ndamwegera gake numva mfite amatsiko yo kumenya nawe uko ameze kuko Gloria nari numvisha ari isugi kandi uyu nari nashyizemo urutoki ruragenda. Nubwo yari afite ibisya byinshi, tensya nyinshi, sinabyitayeho. Nibwo ubwo nahise mugaramisha neza. Mbona nawe aragiye, mujyana aho nshaka nkabona aragiye. Ubwo ndabyuka mujya mu maguru. Noneho amaguru ndayatandukanya, niyuraho agakariso nitonze. Mbona nabwo ntagakangutse. Noneho ndayatandukanya ariko mbona ntamubangamiye ku buryo byamubyutsa. Ubwo nahise nkuraho inyuma ku ikariso. Numva ikirabyo cye ntacyumva neza kubera ibisya byinshi. Ubwo agakariso mba nkeyuyeho nkageza mu mpande ho gato. Mba ninjizemo urutoki. Hari hanyereye ku buryo bitansabye no gushyiraho amacandwe. Umukobwa afite ubworohere budasanzwe. Ndongera nshyiramo urundi narwo ruragenda. Nshyiramo n'urwa gatatu narwo ruragenda. Ubwo niko akomeje no kugona. Ubwo nahise niyoroshya mfata utumoko ndatwonka nakuyemo inkoresho yanjye. Nanone yabaye nk'igiti. Agakariso nako kari katose. Mba nkigejeho cyane maze nigezeyo na bya bisatsi biri ku kirabyo cye. Mba nyishyizemo imbere cyane. Numva nta kintangiriye. Numva mu kirabyo cye ari hanini bya hatari ku buryo inkoresho yanjye yagiye nta nkomyi. Numva uburyohe nta kimbangamiye. Si nka Gloria byansabye amavuta n'imbaraga nyinshi ubwo nabikoraga. Nkomeza kandi gusenga mu mutima ngatabyuka. Nukuri mu bintu bye hari hashyushye cyane hatose hanyerera. Natangiye kumusunika buhoro buhoro. Nkomeza guhanga amaso Gloria kandi nizeye ko nawe atari bubyuke. Kandi niko ndi konka nimukoze. Nta kwicuza mfite rwose kuba naraye mu gasozi. Ntanitaye ko bari buntuke cyangwa ngo bankubite kuko ibintu byari biri kumbaho. Numvaga ari ijuru rito. Bidatinze nazamuye amavi noneho nkomeza kumukubitira. Ndwana nuko bitavuga ariko ndeba ko igitanda kitanyeganyega cyane kugira ngo batamfata. Bidatinze numvishe bitangiye kuryoha cyane mpita nsohora. Amwe mu masohora ashokera mu kibuno andagwa mu buriri. Akomeza kuza nsuka amasohoro andagwa mu buriri ari nako akomeza kuza. Ubwo andi nteka ikiganza akomeza kugwa mu kiganza. Ubwo kandi nibwo numvishe ko iyo umuntu asohoye aribwo biryoha cyane ku buryo utabyumva. Ndangije gusohora narongeye nsubizaho agakariso ka Yvonne nitonze. Hanyuma ninjira mu bwiherero muri dushe yo mu nzu gukaraba. Gusa sinari nzi ko intanga z'umugabo ziba zimeze kuriya, zisa umweru, zireduka, zinyerera, zifite n'akawuderi katagize icyo gatwaye, gahumura. Naragarutse bagisinziriye. Ninjiye mu buriri ndaryama. Nanjye koko numva ndi umugabo.
abakobwa babiri bose ndabarongoye kandi nta n'umwe wamvumbuye. Nahise nshiduka agatotsi kanyibye. Nko mu ma saa 10 mu rukerera niciye numva umuntu amfatafata ku nkoresho iri ahantu hashyushye ukuntu hameze nk'aho ari mu kanwa k'umuntu. Nashiguse nsa n'uwisetsamo atuye nawe ashaka inkoresho yanjye. Narebye neza nsanga ni Gloria akomeza afatafata inkoresho yanjye mu ntoki ari no kuyonka, gusa nawe numva abikora yitonze. Nawe aranyongorera ngo yewe Yvonne arasinziriye tubikore, ndumva nyishaka. Yarambaraye iruhande rwanjye ansubiza inyuma, ahita afata inkoresho yanjye yishyiramo gake gake. Nawe wumvaga ko yapanutse ariko hakegeranye ukuntu abarongeye yafashe ya glycerine ayimenamo itangira kwijyana. We kuko namukundaga nashakaga no gushyiramo akantu ko kumwemeza byibuze kugira ngo azankunde nkuko nanjye mukunda. Ubwo gusa we nashidutse ndi kubikora bivuga. Naramurongoye akajya mfata mu mutwe ashaka gusakuza ariko akibuka ko nawe hari umuntu. Twabikoze gake gake ku buryo twamaze nk'iminota 20 mba ndarangije nanone. Ariko noneho haza amasohoro make menya ari uko nari narongoye cyane kandi ntabimenyereye. Yahise abyuka ajya mu bwiherero aroga. Ubwo niko bwakeye bimaze kuba nka saa 12 ahitamo amafaranga 20,000 ambwira ati umva mbabarira usohoke utahe hataracya ngo Gloria akubone cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Nanjye naritunganyije mpita ntaha. Ni ibintu bya mbere byambayeho mu mibonano mpuzabitsina kandi byari ntibagirana. Nyuma naje kuvumbura muri kiriya cyumweru ko Yvonne yari azi neza ko naryamanye nawe kandi yari yigize nk'umuntu asinziriye kandi nawe yari ari mu munyenga. Twaje guhura tubiganiraho tuba inshuti, nyuma tubikora inshuro nyinshi nanone. Ntitaye ko afite imyaka 10 andusha, noneho asigaye yigirira isuku ku gitsina yarogoshe asigaye aryoshye. Igihe cyose Gloria atabaga ari mu rugo Yvonne yarantumiraga nkajyayo tukaryamana, nkasanga yatetse akangaburira akanyitaho akampa umwanya akampamagara tukaganira. Ariko ngo yari yaravumbuye ko ngo kubikora usinziriye nibwo biryoha. Yarisinzirizaga nkabikora yabyirengagije. Yarandaruye neza akajya ampa impano, ndagenda mpinduka umusambane we. Nyuma naje kumirwa nsanze abakobwa hafi ya bose twasenganaga bose bari abasambanyi kuko ibyo bakoraga inyuma y'urusengero byari birenze. Gusa natangazwaga nuko ari bo babaga bishyira imbere mu gucira abandi imanza. Sinarekeye kandi nakomeje no kuryamana na Gloria kuko twaryamanye inshuro zigera muri 5, gusa nkabona atampa umwanya nk'uko mbyifuza, ntanyiteho nk'uko Yvonne yabikoraga. Inshuro zose twabikoze byabaga ari uko yashwanye na Olivier akampamagara akantura agahinda kose afite akanampa, ariko nkabona byibuze arishimye. Nshimishwa nuko buri gihe twatandukanye yishimye kuko namukundaga kubi nubwo nari muto kuri we. Ubwo kandi niko Olivier noneho baje kujya basambana cyane, babikora ahantu hose, mu modoka, mu cyumba cyabaga mu rusengero, kwa Gloria, kwa Olivier, ahantu hose basohoka bajya mu mahoteli. Kandi ubwo Gloria azi ko Olivier afite undi akunda kandi niwabo bazi, bikantera agahinda nanjye kuba ntari nka Olivier kuko ibyo Gloria yakoraga byari ukugira ngo Olivier azamurongore kuko yaramukundaga cyane. Wa mugani koko kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Ubwo nyuma y'igihe Olivier yaje gukora ubukwe arongora umukunzi we utari Gloria kandi yari asigaye nawe aryamana na Gloria cyane, yaramugize nk'umugore amubeshya ko bazashakana, birangira yishakiye undi. Olivier yoherereje invitation Gloria ararakara cyane. No ku rusengero pasiteri yategetse Gloria ko ari uzayobora korali y'ubukwe bwa Olivier kuko yayoboraga ari uzaba warongoye. Gloria aranga, undi aranga akomeza kwiheba, ariko akomeza kwinginga Olivier ngo amubabarire babane. Olivier aramwanga. Nyuma y'iminsi nibwo numvishe ko ngo Gloria yiyahuye asize agahinda gakabije no kunywa inzoga nyinshi cyane. Ni ibintu byanteye agahinda kumva ko Gloria yiyahuye. Byaranantunguye, siniyumvishaga ukuntu ntazongera kubonana n'umukobwa wantwaye umutima ukundi. N'umukobwa wantwaye ubumanzi aragiye sinzongera kumubona kubera kiriya kigurye ngo ni Olivier. Icyo yarazi ni ukumubabaza gusa no kumukatira. Nubwo mbere yuko apfa yari yanditse ibaruwa
yatuye itorero ryose y'ubuzima bwe, avuga icyamuteye kwiyahura, avuga n'ubuzima yaciyemo bw'urukundo. Byarangiye Olivier bimenyekanye mu rusengero ko ari we watumye yiyahura. Olivier yarahagaritswe, gusa numvishe ndushijeho kwishima ko Gloria atigeze anshyira mu ibaruwa ndende yasize yanditse. Ubuzima bw'ibyanjye nawe byose ntabyo yigeze ashyiramo. Hashize igihe nyuma y'urupfu rwa Gloria, Yvonne nawe yaje gushaka ararongorwa, aba n'umudiyakoni ku rusengero. Imyaka yarashize nkomeza kuryamana n'abagore bakuze, ndetse no muri kaminuza sinari noroshye, nakomeje ubusambanyi. Byageze aho bamwe mu barimu b'igitsina gore ndetse n'abakozi bose narabarongoraga. Naryamanye n'abagore benshi bakuze, abenshi bari bubatse. Narangije mfite imyaka 25, nkora stage ahantu y'umwaka umwe, ariko indi myaka ikurikiye yose byarangoye kubona akazi. Nanyuze mu mihanda ya Kigali nsaba akazi, ariko hakaba hari aho ntujuje ibisabwa cyangwa ahandi nkatsindwa ibizamini by'akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buri gihe nahoranaga urwitwazo nsobanurira mu rugo ko hari impamvu yatumye ntsindwa. Nakodesheje agashamburete ncunga udufaranga duke mukuru wanjye yari yarampaye ngo mbeho, ngo ntegereze igihe nzabonera akazi. Narinze iyo ngira imyaka 28 kandi nirirwa nicaye ntarabona akazi, nkareba impapuro zo mu binyamakuru kugira ngo mbone akazi ko kwamamaza. Neza nkaheba, nta hantu ntapurayinze, ntaho ntagiye, nta kazi ntakoze kavunanye. Gusa byageze aho birangangira aho ndiyicarira. Nyuma nibwo naje kubona ko umukobwa wa nyirinzu wari ufite imyaka 16 akunda kunyibazaho, kuko nanjye nari nteye isoni, nirirwa nicaye mu rugo nta mafaranga ngira, agenda akansiga mu gipangu, yava ku ishuri nabwo akahansanga. Uwo mwana yigaga mu wa 3 secondaire, ari mwiza, ariko njyewe narihebye, ntakireba iby'abakobwa, ntanakiyitaho. Umusatsi waranyereyeho, nta nayo kwiyogoshesha mfite, inzara ahantu hose, mu rugo amafaranga ndenda kuyabamaraho, kandi nabo ntayo bafite, ndabwirirwa nkaburara. Mbese ubuzima mbayemo ni agahinda. Umunsi umwe ku wa gatanu nyuma ya saa sita, ndabyibuka nari ndi koga muri dushe. Natasha nawe umukobwa wa nyirinzu yari agarutse avuye ku ishuri nka saa 7:15. Urugi rwa dushe nari ndimo rwari rwarapfuye, ari ukwegekaho ariko nabwo rugasa n'urugaruka inyuma ho gatoya. Ubwo twafungishaga isume cyangwa igitenge byaterwaga n'icyo ufite. Ubwo niko ndi kwiririmbira ndi koga rwose, maze kogosha ntya meze neza numva nta kibazo. Ubwo ndi koga mu mutwe nasize isabune mu mutwe, indi mu maso, numva hari umuntu ukoze ku rugi. Niko guhita ntangira koga isabune indi mu maso ngo ndebe uwo muntu uwo ari we. Mpita mpagarara, ndebye nsanga ni Natasha. Nabumbuye amaso nawe yafashe inkoresho yanjye, ngiye kumubwira ahita ese koko nawe wigeze ugira agahinda nk'ako nagize nyuma y'urupfu rwa Gloria? Ese urukundo koko rugira inzira nyinshi? Ko ubuzima bungoye se nyuma yo kurangiza amashuri urabona amaherezo ari ayahe? Aka kana ngo ni Natasha se kansanze muri dushe kamfatiye inkoresho biragenda bite? Ntuzacikwe na episode ya 4 y'inkuru yacu Irari. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Blue JD Story ko byinshi byiza bibagereho. Byo bagezagaho ndi Byiza Jonathan, nawe ubutaha.